Yes, twongeye kubaha ikaze nanone hano ku muyoboro wa YouTube channel Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu bihugu duhana imbibi. Uyu munota kano kanya tuje kuvuga ku nkuru ya Uworizagwira Florian wamenyekanye ku izina rya Yampano akoresha mu buhanzi. Yampano benshi babyishimiye, benshi byabatunguye, abandi bari mu marira, abandi barishimye cyane. Uwitwa Yampano ubu tuvugana icyo wamenya yamajije kuba yagera mu gihome ahitwa Imageragere. Abenshi bari mu marira, abandi bari mu byishimo, barimo baraserebura intsinzi. Ibyo bagambiriye babigezeho, ibyo bashakaga, ibyo bapfukamiye bakubokeye amavi babigezeho. Ubu ngubu abarimo ba Godfather n'abandi barimo nk'aba Emi, abandi nk'aba Pionika, abanzi benshi ba Yampano ubu ngubu bari kuserebura, benshi ngira ngo baraye no mu kabari. So nukuvuga ngo iyi nkuru tuyimenye kuri iyi saha kano kanya nibwo tumenye ko witwa Yampano amajije kuba yagezwa ahitwa Imageragere. Imageragere nubwo agiyeyo asanzeyo abo yafungishije cyangwa abariyo kubw'ibyaha by'amavideo mwagiye mubona yagiye hanze, bacicishije nyine ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagenda bakoresha. Abandi barabyamamaje, abarimo ba Jihadi n'abandi bagiye batandukanye. Yampano asanzeyo Jihadi batavugwa kimwe, abantu barimo kwibaza ngo ese ubundi biragenda gute, ubundi kubera iki bigenze gutya, kubera iki batamusohoye byibuza ngo akomeze gukurikiranwa ari hanze. So ndagira ngo ibi bintu mbishyireho umucyo nk'uko nabwiye ko Mr Today TV ni ahantu hazaza hacaho ibintu by'ubwenge kandi bizira ikinyoma, bitagize n'uruhande na rumwe bibogamiraho. Uwitwa Yampano yaragambaniwe 100% mu bimenye. Uwitwa Yampano umugore we yanditse ibaruwa imuha imbabazi byo nakitwa nk'ibya nyirarureshwa, kubera ko yaramajije kuba yamenya yuko atwite kandi akeneye ko Yampano igihe azazira azamufasha ndetse akabasha kuba yabyara neza. Ariko ikindi navuga aho ngaho si ibyo gusa. Uwitwa umugore wa Yampano bamugiye mu matwi ari benshi, bamugiye mu matwi ni abantu bagiye batandukanye bagiye bamujya mu matwi, ndetse ngo bamwoshya no kwandika ibaruwa y'urwiyererutso, ibaruwa idafite ikivuze, kubera yuko ibaruwa yanditse yamubabariye icyaha kimwe kandi mubyibuke neza yarakurikiranyweho ibyaha bigera muri 6 byo. Ikindi navuga, umuntu witwa Yampano yagambaniwe n'abantu bano ba influencer barimo ba Godfather, ngira ngo mwagiye mubibona kenshi. Godfather yakoze ama live menshi amuvuga, amwicisha umutwe, n'abandi bagiye batandukanye ntagiye kurondora hano. Ubu Yampano yakatuye iminsi 30 y'agateganyo kubera ko ategereje kuzaburana mu mizi, ari naho haza abatangabuhamya, hazaza n'umugore we akagira ibindi yahamya cyangwa yatanga imbere y'urukiko. Ariko ubu tuvugana umuntu witwa Yampano ageze Mageragere, asanzeyo bene wabo yafungishije. Nukuvuga ngo ku rundi ruhande Yampano singiye kuvuga ngo nta makosa ufite, amakosa urayafite wakoze, ariko nanone ubuyobozi dufite ni ubuyobozi bwiza bwo kuba ntiburenganya ntiburiganya. Twizera ko niba ari ibizaguhama uzahanwa, hanyuma ibihano nibirangira utayugaruke ibuntu, ugaruke mu gihugu kandi ukomeze ukore. Ikindi navuga, abantu barimo bishimiye bino bintu, nabonye amarayivu bari gucicikana, bari guserebura. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi niwe, ariko nawe ejo niwe, kandi ndagira ngo mbabwire ngo bucya bwitwa ejo. Umunsi ashobora kuba ari we nawe ejo akaza akakuvuga urimo uramucisha igihanga. Twige kubaho nk'abantu bafite umutima kandi b'abanyarwanda, twirinde amacakubiri, twirinde ubuntu bw'ubuterahamwe, twirinde irondaruhu, twirinde kugira uruhande tubagamiraho, tuharire urukiko. Nabonye barimo bavuga ngo bamukatire imyaka ngo 10 n'ingahe. Ubagire wibuke ko nawe uri umuntu uzakora
ibyaha nawe ugenda ufungwe, nawe uri umuntu, uri umuntu kabisa, bizakubaho wumve imbaraga zaho z'ibyo bintu, nawe baze bakuvuge. Icyo navuga rero dusoza, ya mpano yageze Imageragere, asanzeyo bagenzi be barimo ba Jihad, ni ukuvuga ngo aragenda ashyirwe mu kato mu gihe cy'ibyumweru bigera muri 2, icyumweru kimwe bamuzane mu bandi baganire, nyine hariya ni mu igororero, ategereza iminsi 30 yongere azanwe mu rukiko mu mizi, turebe ko hari icyo Imana izakora, n'ibinanga akatirwe imyaka cyangwa igifungo runaka yongera atahe. Ni ukuvuga ngo dusoza, ndagira ngo mbabwire ngo ntange iyi message ku bantu muri kumucisha umutwe, muri gusunika. Ya mpano ni umuntu, nawe uri umuntu. Reka nkubwire ngo ibintu uri kumwifuriza, ibintu urimo gucisha hirya no hino mu bantu, mu mafaranga mutanga, amaruswa, ndagira ngo mbabwire ngo namwe byababaho, nawe byakubaho ibyo wifuza. Reka dusoze mbabwira ngo niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza, ndebera ahantu handitse subscribe uhakande, kugira ngo utazazucikwa n'ibindi biganiro by'izi nkuru tubagezaho ziba zicicikana, by'umwihariko kuri social media mugenda mubona, muba mutasobanukiwe neza, ni hano wazisanga, ni hano bibera. Nanababwira ngo mugende mu following kuri Instagram ni Chris Nyawe, mugende mu following ho kabisa, ibintu bibasha kugenda neza. Imana ibarinde, ndabakunda, bye bye.